Bamaze kubona ko bangize bibatera ubwoba bajya kumpisha aho umuntu afungirwa wenyine muri gereza. Nanjye nakorewe iyicarubozo mfite n'inkovu, ariko ubucamanza ntibwakiriye ikirego cyanjye ngo bukintangire. Iyi ni PBO Entertainment TV. Emmanuel Ndagijimana avuga ko bamwe mu bari bafunganywe nawe bapfuye kubera iyicarubozo bakorewe, nawe agakubitwa bikomeye. N'ubuhamya yatanze. Inkuru y'ibyo bakorewe muri gereza ya Rubavu irahitwa Nyakiriba, niho byabereye. Yatumye hari abacunga gereza bakurikiranwa kandi bamwe bahamwe n'ibyaha by'iyicarubozo bakoreye imfungwa, harimo uwitwa Kayumba Innocent wari uyoboye iyo gereza. Nubwo ashima akazi k'ubutabera bwakoze, avuga ko atabonye ubwuzuye kuko ingaruka z'ibyo yakorewe zatumye atabasha gufasha umuryango we no kuwutunga. Inyama y'ikibuno cya Emmanuel Ndagijimana yo ku ruhande rumwe yarangiritse ku buryo bukomeye. Kuva muri 1997 umuryango w'abibumbye wagennye tariki 26 Kamena buri mwaka nk'umunsi mpuzamahanga wo kwita ku bakorewe iyicarubozo. Ndagijimana Emmanuel ubahanganye n'ingaruka zikomeye z'iyicarubozo yakorewe mu myaka 5 ishize, byasigiye umubiri we ubumuga, uburwayi bwo mu mutwe adafite ubushobozi bwo kwivuza n'ubuzima bubi ku muryango we. Urwego rwa leta y'u Rwanda rushinzwe za gereza ruhakana ibikorwa by'iyicarubozo bivugwa muri za gereza, nayo ikavuga ko yashyize umuhate mu kurwanya ibikorwa nk'ibi cyane muri za gereza. Ese ubundi inkuru yiteye ite? Yakorewe ibiki? Muri 2020 Ndagijimana avuga ko ubwo yari afungiye kuri sitasiyo ya polisi mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, yahuriyeyo n'abasore babiri bari bahafungiye barafashwe nyuma y'uko batorotse sitasiyo ya polisi. Ndagijimana we yaregwaga icyaha cyo kugura ibintu byibwe. Yabanye n'aba basore kuri sitasiyo ya polisi, nyuma bose baza kujyanwa muri gereza ya Rubavu i Nyakiriba. Hati muri gereza aba bahungu baje kuganira uko batorotse, barimo kubiganira mu kibuga n'abandi, nuko abashinzwe umutekano muri gereza babumvise babashyiraho kese ngo bari gupanga uko bazatoroka gereza, kandi bari kwiganira uko byabaye mbere. Nuko barabafata barabakubita, biba ngombwa ko batangira kubakuramo amakuru bashakaga yo kubahamya icyaha cyo gushaka gutoroka gereza. Ndagijimana akomeza avuga ko babuze ibyo bashakaga, no kuvuga amakuru kuri aba basore. Abacunga gereza bavuze mu magambo yabo ngo reka bifashisha abafunganywe nabo hanze barebe ko hari amakuru babarusha. Ati nanjye rero nk'uwari ufunganywe nabo naje muri ubwo buryo. Yababwiye ko nta makuru azi y'ibyo gutoroka gereza, ko ibyo azi ari uburyo batorotse brigade hanze mbere. Ati abacunga gereza bashakaga ko mpamya ko bafite gahunda yo gutoroka kandi ntabyo nzi, bankubita ku bw'izo mpamvu. Avuga ko bamushyize mu cyo bita Yorodani, ni ikidendezi cy'amazi cyakozwe mu mabati, bitegetswe n'uwitwa Uwayezu Auguste wari umwe mu bakuriye abacunga gereza, nyuma wanahamijwe ibyaha by'iyicarubozo. Avuga ko mbere yo gukubita umuntu babanza kumwinika muri icyo kidendezi, ngo kuko iyo umubiri watose inkoni nibwo uzumva. Ati bankuyemo Uwayezu yankubitishije urutsinga rw'umuriro yari afite, amaze kunanirwa ampa abafungwa bagenzi banjye babari bo bankubita. Bafata intebe ya sheze bakagushyiramo umutwe, amaboko akajya imbere bakayafatirayo, n'amaguru bakayafatira inyuma, bakagukubita utabasha kwinyagambura. Bankubise muri ubwo buryo, bankubitisha inkoni. Ibyo birangiye bankora ibyo bita gutendeka, aho babiri bafataga amaboko, abandi babiri bagafata amaguru, banshyira hejuru, nuko nkubitwa n'abantu babiri, umwe ari hirya undi ari hino, bakajya bahuriza inkoni hagati. Bamaze kubona uko bangize bibatera ubwoba, bajya kumpisha aho umuntu afungirwa wenyine muri gereza, isolema.
Ndagijimana Emmanuel avuga ko hari aho yari afungiye hari abantu benshi bakorewe iyicarubozo, ati nuko ari njyewe n'abapfuye twabashije kugaragara, dushima Nyagasani ko wenda byagaragaye ubu bikaba bisa n'ibyahagaze, naho ubundi abo byabayeho ni benshi cyane. Dr Theoneste Niyitegeka wamaze imyaka 15 afungiye muri gereza zitandukanye mu Rwanda akaza gufungurwa, igihe yari afunze yashinze ikigo yise Stop Torture Now. Avuga ko iyicarubozo rigaragara cyane mu magereza mu Rwanda ngo ni ugukubita no gukomeretsa bamwe bikanabaviramo no gutakaza ingingo. Ati nanjye nakorewe iyicarubozo mfite n'inkovu, ariko ubucamanza ntibwakiriye ikirego cyanjye ngo bukintangire. Yongera ati abahanga baravuga ngo umuntu atanga icyo yabuze. Nanjye rero kuko nari nzi icyo iyicarubozo ari cyo, kuko nari nararikorewe, nahisemo gushinga umuryango Stop Torture Now uvugira kandi ugatabariza abakorewe iyicarubozo. Dr Niyitegeka avuga ko icyo bifuza ari impinduka mu magereza, abafunze bakajya batanga ibirego ku byo bakorewe badaciye ku bakuriye za gereza. Ati diregiteri wa gereza ntabwo yaba yagukora iyicarubozo ngo uhindukire umushyira impapuro zitanga ikirego zimurega ngo najye kuzigutangira ngo bikunde. Aha leta nibyiteho kuko abantu barimo gukorerwa iyicarubozo rikomeye mu magereza kandi bakabura n'ubutabera kubera ko diregiteri niwe usinya izo mpapuro kugira ngo zibe zagera ku bandi baza gukora iperereza. Urwego rwa leta rushinzwe za gereza kenshi rwumvikanye ruhakana ibikorwa bijyanye n'iyicarubozo yagiye iregwa bivugwa mu magereza. Umwaka ushize wa 2024 umuvugizi warwo yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya kwaho icyo kibazo kibonetse uwabikoze wese aba yabikoze ku giti cye. Uyu muvugizi mu magambo yagize ati nta muyobozi n'umwe wabwira umuntu ngo nkuhaye inshingano ngo kandi uzajye kwica abantu urubozo. Mu mwaka wa 2015 leta y'u Rwanda yashyikirije umuryango w'abibumbye inyandiko yemera amasezerano yubahirizwa ku bushake kurwanya iyicarubozo n'ibindi bihano by'ubugome bidakwiriye umuntu cyangwa bimutesha agaciro. Minisiteri y'Ubutabera y'u Rwanda kenshi yagiye itangaza umuhati ishyira mu kurwanya iyicarubozo cyane cyane irivugwa mu magereza. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ari amasezerano u Rwanda rwashyizeho urwego rw'igihugu rushinzwe gukumira iyicarubozo ruri muri Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu. Umuryango w'abibumbye uvuga ko abakorewe iyicarubozo baba bakeneye ubuvuzi bwihuse kandi bwihariye kugira ngo bakire ingaruka z'ibyo baba barakorewe biteye ubwoba. Emmanuel Ndagijimana ibyo yakorewe no kutavurwa byavuyemo ingaruka mbi ku buzima bwe mu mfuruka zarizo zose. Ati bitewe nuko banze kuba mu buvuzi ku gihe bakampisha, banjyanye kwa muganga narangiritse biba ngombwa ko bambaga. Mu kumbaga binsigira ubumuga bwa 65% budateze no kuzakira. Inyama y'ikibuno cye ku ruhande rumwe yarangiritse ku buryo bukomeye. Ndagijimana avuga ko ubu akazi kose gasaba ingufu adashobora kugakora. Ati mbere nari umukinnyi n'umutoza wa karate, ariko ubu nabyo sinabishobora bitewe n'ibyo bintu nakorewe. Akenshi nkunze kugira ihahamuka nijoro, mu gitondo nkumva madame arambwiye ati waraye utabaza ngo bari kugukubita barenda kukwica. Kugeza ubu Ndagijimana avuga ko nta muganga w'indwara zo mu mutwe arabasha kubonana nawe kubera kubura ubushobozi. Ashima ko nyuma y'ibyo yakorewe urwego rw'iperereza ku byaha RIB rwaje muri gereza rugakora iperereza rugatangira gukurikirana abacunga gereza bakoraga iyicarubozo nyuma bakaburanishwa. Bamwe mu bakoze iyicarubozo barikoreye Ndagijimana n'abandi barimo n'uwari umukuru wa gereza ya Rubavu bahamwe n'ibi byaha bakatirwa gufungwa. Barimo n'uwitwa Augustin Uwayezu wakatiwe gufunga imyaka 8. Ndagijimana yagize ati ndashima no kubwa bagenzi banjye biciwe muri gereza nabo babashije kubona ubutabera, ariko kuri njyewe by'umwihariko nubwo ndi gushima ndanasaba ko uko ubutabera bwabashije guhana abankoreye iyicarubozo bazabashe no kungenera indishyi zibi nakorewe. Niba nari ntunze umuryango wanjye ubu nkaba
ntawutunga ntabwo navuga ko ubutabera nabubonye 100%. ubusigaye nubwo kuba nahabwa indishyi z'ubumuga natewe nkaba nagira icyo marira umuryango wanjye kuko ubayeho mu buzima bubi kuko ntacyo bashije gukora ngo mbatunge. Dr. Niyitegeka avuga ko hari intambwe yatewe kuba hari abantu bahaniwe iyicarubozo. Ati ni byiza ariko biracyahari. Niyitegeka wigeze gufungirwa muri gereza ya Muhanga yahoze ari gereza ya Gitarama mu myaka yashize akomoza ku byo yahabonye n'ibyazi mu gihe cya vuba. Ati neretswe ahantu bafungiraga abantu muri iriya myaka yo hambere bari bafunzwe ku buryo bubabaje cyane. Ntibafunganwaga n'abandi banyururu. Umuntu yafungwaga ukwe wenyine mu cyumba cya metero 1 kuri metero 2 bagasohorwa iminota 40 gusa ku munsi. Imyaka yose abo bamaze bari bafunze kwa bonyine. Ni uburyo bubabaza umutima bukababaza ubwenge kandi bukababaza no ku mubiri. Aho hantu nawe ushatse uzasabe ujye kuhasura. Yabwiraga umunyamakuru niba kwemerera atuzabugize Imana. Ati kuko n'amateka nanjye narahabonye ndavuga nti ibi ntabwo ari byiza. Ubu rero nanone hadutse ikintu cyo gufunga abantu, umuntu akamufunga wenyine akazamara imyaka yose afunze kwe wenyine. Yongera ati ibyo nanjye byambayeho niyicarubozo. Narikorewe muri gereza ya Rusizi namaze umwaka wose mfunze njyenyine nta wundi muntu dushobora kuba twavugana mu cyumba cyanjye nyine mbonamo imbeba n'utundi tuntu dutandukanye. Ibyo nabyo biri mu byo umuryango wacu wamagana. Dutanga ibyo tuzi neza ko twabuze. Niyitegeka avuga ko icyo Stop Torture Now yifuza ari uko umuntu yajya muri gereza kurangiza igihano cyategetswe n'umucamanza kandi akaba afite uburenganzira no kurengerwa n'amategeko. Ati nta mucamanza uvuga ngo uyu muntu nagenda afungwe anakubitwe. Uwahohoteye Ndagijimana Emmanuel ni Innocent Kayumba wari ukuriye gereza ya Rubavu. Ubwo dusubiye inyuma muri 2021. Inkuru yasohotse mu kwezi kwa 12 2021 hari ku itariki 6 yavugaga ko urukiko rwatangaje ko Chief Superintendent of Prisons cyangwa se CSP Kayumba Innocent wari ukuriye gereza nkuru ya Kigali akaba yaraje guhabwa inshingano zo gukurira gereza ya Rubavu, no kuvuga gereza ya Nyakiriba, yahamwe n'ibyaha byo kwiba umwe mu mfungwa muri iyi gereza. Umwe mu bari imfungwa yabwiye urukiko ko ari we wategetswe kwiba yifashishije ikoranabuhanga. Urukiko rukaba rwarahise rumugira umwere rutegeka ko arekurwa. Kayumba Innocent wari umwungirije Superintendent of Prisons SP Eric Ntakirutimana bo bahise bakatirwa gufunga imyaka 5. Bahamijwe ko aribo bategetse ko icyo cyaha gikorwa. Inyandiko y'umwanzuro w'urukiko yatangajwe yagaragaje ko Kayumba yahise atangaza ko ajuririye icyemezo cy'urukiko ako kanya. Urukiko rwabahamije kubikitso mu cyaha cyo kwiba, kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa no kwiyitirira umwirondoro. Bamwe mu barezwe bahamijwe kwiba imfungwa y'umwongereza ikomoka mu Misiri amapawundi arenga 7,600, no kuvuga arenga miliyoni 9. Bayavanaga ku ikarita ye yabikwaga n'ababishinzwe muri gereza. Uyu munyamahanga icyo gihe yarafungiye i Kigali yakoreshaga iyo karita mu guhaha ibyo akeneye. Nyuma aba bashinzwe gereza babona ko iriho amafaranga menshi. Mwiburanisha Amani Olivier Twizere, umuhanga mu ikoranabuhanga wari ufungiye muri iyo gereza, yatanze ubuhamya ko ari we wakoreshejwe mu kuyiba. Twizere yavuze ko yabikoze kugira ngo ubuzima bwe butajya mu kaga kuko yari abitegetswe na Kayumba Innocent wari umukuru wa gereza. Kayumba na Ntakirutimana baburanye bahakana ibyaha baregwa. Urukiko rwatangaje ko Twizere yagizwe umwere rutegeka ko ahita arekurwa kuri ibyo byaha. Undi waregwaga ni Mutama w'Imana yitwa Mutamaniwa Ephraim wahoze ashinzwe iperereza. Urukiko rwamugize umwere nawe ku byaha yarezwe n'ubushinjacyaha. Kayumba
ubundi yabaye umusirikare, nyuma yoherezwa gukora mu rwego rw'imfungwa n'abagororwa mbere yo kuba umukuru wa gereza ya Gisenyi, nyuma aza no guhabwa inshingano zo kuyobora gereza ya Nyarugenge iri Mageragere. Dusubiye mu 2024 hari mu kwezi kwa kane ku itariki 6, urukiko rwisumbuye rwa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda rwahanishije Kayumba Innocent wahoze ari umuyobozi wa gereza ya Rubavu igifungo cy'imyaka 15 kubera uruhare yahamijwe mu mpfu z'imfungwa zabereye muri iyi gereza n'ibindi byaha yarezwe. Ni nabyo bifite aho bihuriye n'uyu Ndagijimana Emmanuel wakorewe iyicarubozo. Umunyamategeko wunganiraga Kayumba yahise ateganya ko yahise abwira ibinyamakuru ko abateganya kujurira. Uru rukiko rwahanyinye kandi bamwe mu bari bafungiye muri iyi gereza kubera kugira uruhare mu mpfu z'abagenzi babo. Abo ni nka Emmanuel Byinshi wahawe igihano cyo hejuru, ni nawe wahawe igihano kiri hejuru cy'imyaka 25 ndetse ategekwa kwishyura ihazabu mu miryango y'ababuza babo. Uretse abahamijwe ibyaha, urukiko rwanagize umwere Ephraim Gahungu wasimbuye Kayumba ku buyobozi bwa gereza ya Rubavu, kimwe na Augustin Uwayezu wari umwungirije. Nyuma yo kwisegura ku bantu benshi bari aho mu rukiko, umucamanza mu rukiko yavuze ko rwatinze kubera imiterere yarwo. Umucamanza yatangaje ko Innocent Kayumba ahamwe n'icyaha cyo gukubita byavuyemo urupfu rwa Jean Marie Vianney Nzeyimana wapfuye nyuma yo gukubitwa cyane azira kwiba ikiringiti cya mugenzi we. Urukiko ruhita rumuhanisha gutyo igifungo cy'imyaka 15 no kwishyura ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Umunyamategeko wa Kayumba Ziyada Mukansanga yahise avuga ko bateganya kujurira, ati icyemezo cy'urukiko ntitukishimiye kubera ko urukiko rutitaye ku miburanishirize yacu ndetse n'ibimenyetso twatanze, tugiye kujurira, niko yavuze icyo gihe. Jean Dodier Baziga na Innocent Gapira bari bashinzwe iperereza muri gereza, nabo bahamijwe ibyaha bahanishwa igifungo cy'imyaka 13 kuri buri muntu. Emmanuel Byinshi wahawe igihano cyo hejuru cy'imyaka 25 y'igifungo yari afungiye muri gereza ya Rubavu, akaba yarahamijwe uruhare mu rupfu rwa bagenzi be harimo Lambert Makdad. Ubushinjacyaha bwari bumusabiye gufungwa burundu, igihano kiragabanwa. Charles Nkurunziza ni umwe mu bakatiwe igifungo cy'imyaka 22, naho Emmanuel Nteziyaremye yakatiwe imyaka 20, bombi bakaba bari imfungwa. Abandi bari abayobozi ba gereza Ephraim Gahungu wasimbuye Kayumba na Augustin Uwayezu wari umwungirije bo bagizwe abere. Urukiko icyo gihe rwavuze ko rwasanze nta ruhare bwite bagize mu iyicwa ry'izi mfungwa zaguye muri iyi gereza ya Rubavu. Nyuma yo kugirwa umwere kwa Ephraim Gahungu, umubyeyi wa Shumbusho Umutima yari yishimye byumvikana, ati ndumva nasakuza, nishimiye ko uru rubanza rwagenze neza ku wanjye, ariko sinishimye cyane kubera ko hari abandi batabohowe. Uru ni urubanza rwafashe igihe kirekire ndetse n'umucamanza yavuze ko ari rumwe mu zari zimugoye. Yavuze ko rwari rugizwe n'amapaje arenga 100, ariko akaba yarahisemo kurusoma aruhinnye kubera ubunini bwarwo n'impungenge z'amasaha yari yagiye. Bamwe mu baregeye indishyi nka Emmanuel Ndagijimana, uyu wakorewe ihohoterwa akaba yaragize ubumuga, avuga ko yakorewe iyicarubozo n'abari abayobozi ba gereza barimo uyu Kayumba Innocent wakatiwe imyaka 15 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni 5, ariko izo ndishyi ntazo yahawe n'urukiko. Umucamanza yavuze ko uyu atagaragaje ko ubumuga bwo ku rugero rwa 60% yeretse urukiko bwaba bukomoka ku bikorwa byabereye muri gereza ya Rubavu. Zitukwa mu nkuru, Kayumba Innocent wari umukuru wa gereza ya Rubavu akaba n'umukuru wa gereza ya Nyarugenge yahamwe n'ibyaha bitandukanye, ariko iki cya mbere cy'ingenzi no kugira uruhare mu rupfu rw'imfungwa. Icya kabiri ni iyicarubozo, akaba mbere yari yarahamwe n'icyaha cyo kwiba imfungwa.
naha nsoreje, ndabashimiye kuba mwanteze amatwi. Ye mwumvaga nitwa Paul Biri, naho ubutaha.